akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turabaramukije mwese abadukurikirana aho muherereye hose. Uyu ni umwanya mwiza aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Karahamuheto Jean Pierre, ndi umubwiriza w'ubutumwa, ndi mwene so musangiye ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu, ndetse tukaba twifuje kandi tunejejwe no kubana namwe muri aya masaha. Nkuko mumenyereye rero kuri iyi channel y'ivugurura n'ubugorozi, channel ya YouTube musanzwe mukurikiraniraho ibyigisho, tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Mbere yuko twigira hamwe ijambo ry'Imana, reka yenda mbanze mbibwire amazina ni Karahamuheto Jean Pierre, ndetse ubwo tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana, reka tubanze tuyiragize kugira ngo tuyobore. Murakoze. Dusenge. Data mwiza udukunda, turagushimye, tugushimiye byinshi dukorera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wadufashije, waturinze, duhaye kubaho muri aya masaha, turacyari bazimuhererwa icyubahiro. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino twihishurire, uturinde, utuyobore, utwiyereke, kuko Imana yacu tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko twatumaze kubibabwira, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kurebera hamwe riratubwira ngo kubera amaso inzira zo gukora icyaha. Hari inzira zitandukanye zinyurirwamo abantu bakora icyaha. None tugiye kurebera hamwe ijambo ritubwira ngo kubera amaso inzira zo gukora icyaha. Icyaha ni kibi, icyaha kiricisha, icyaha cyatandukanije umuntu n'Imana, icyaha kiragayisha mu muryango, kandi icyaha hari inzira kinyuramo zigeze kure enye dukwiriye kugira ngo tumenye kandi tuzibire he kucamo umwanzi binyuriye muri ayo marembo. Izo nzira rero nitumara kuzimenya, tumaze kumenya neza aho umwanzi aturuka. Twifashije Bibiliya, ndagira ngo mbere na mbere mbanze nsome iki cyaha kidukorera mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana, igice cyaho ni cya 3 umurongo wa 4. Haranditse ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Bisobanuye ngo icyaha ni ubugome bwaje muri iyi si. Icyaha ni ukuguhemukira, ni ukuriganya utwawe, ni ubusambanyi, ndetse icyaha ngire mbivuge ni ibikorwa byose binyuranije n'amategeko y'Imana. Kuko muri kino gitabo kimwe no muri Bibiliya zindi zasomamo ko havuga ngo le péché et la transgression de la loi. Icyaha no kwica amategeko. No muri iyi si iyo umuntu yakoze icyaha, polisi ije kumushaka, ubucamanza, ubushinjacyaha bumushaka, baba bareba ko yarengereye, yakoze ibinyuranye n'itegeko nshinga n'amategeko agenga imibanire y'abatuye agace runaka cyangwa se sosiyete runaka. Ni kubw'iyo mpamvu rero hano muri yo havuze ngo umuntu ukora icyaha wese abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Mu mvugo ye hepfo navuga ngo abagomye cyangwa se icyaha nibwo bugome, ngo cyangwa abayisha amategeko, kuko icyaha ari ukwica amategeko. Icyaha ni ukwica amategeko. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 508 haranditswe ngo le premier pas vers la conciliation avec Dieu c'est la conviction du péché. Intambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo yiyunge n'Imana ni ukwemezwa icyaha. Upfaratse ko alors qu'est-ce que c'est le péché? None si icyaha ni iki? Le péché est la transgression de la loi. Icyaha ni ukwica amategeko y'Imana. Ubwo rero nta guca ku ruhande, icyaha ni ukwica amategeko, kandi ayo mategeko ni Imana yashyizeho, cyo kuziyashyiraho kugira ngo tubaho umudendezo. Bibiliya muri Yakobo igice cya 2 haranditswe aya magambo akurikira. Reka tuyasome. Haranditswe ngo Yakobo 2:12 handitse ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Amategeko y'Imana atera umudendezo, kumva uriho ufite
umudendezo wuzuye, ukumva uriho udafite ikigukanga, mbese bikamera nka wa muntu ushobora kuba atuyeho ntawe yahemukiye, nta n'uwateganya guhemukira, ntawe abereyemo ideni, ntawe yambuye, nta n'uwateganya kwambura, ndetse aturanye n'ibyiza ariko atabihawe, atabikoraho, aturanye nanone n'ababi ariko kandi ataba mubi nkabo. Ibyo byose ni muri bimwe bitugaragariza ngo uyu muntu aba afite umudendezo. Noneho ntiyikanga aho anyuze hose, ahubwo ibyo agiyemo byose n'ibyo akora abikora afite umutima utamucira urubanza. Uyu mutima udacira abantu urubanza rero umuntu awuterwa n'uko nta cyaha kiri mu mutima we. Hari aho rero biba byaraturutse. Ese icyaha kiboneka mu nzira zingahe? Reka tukubwire ngo umuntu akora icyaha binyuriye mu bikorwa. Mu bikorwa ni yakubise, yasambanye, yibye, ibyo ni ibikorwa bigaragara. Kimwe cyavuye gikorwa iki, cyangwa se ni igikorwa en action, igikorwa cyabaye. Dusome mu gitabo cya Mika, igice cyaho ni icya 7 umurongo wa 3, handitswe aya magambo akurikira. Mika igice cya 7 umurongo wa 3. Reka dufatanirize hamwe kugira ngo dusome aya magambo. Igice cya 7 umurongo wa 3 Mika haranditswe hatya hati, kubahageze dufatanye dusome hati, amaboko yabo akorana ikibumwete, igikomangoma cyaka amaturo, nawe umucamanza agahongesha, n'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibi riri mu mutima we. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. Bibiliya igaragaza uko kuguma kw'Abayisiraheli mu gihe cya kera, kuko hano handitse ngo uburyo Imana ibyutsa abaguye ikababarira abihannye. Baba baguye mu byaha kandi bakabarirwa ibyo bakoze, ariko ngo amaboko yabo akorana ikibumwete. Iyo bavuze gukorana ikibumwete, ni ugukurura, ni ugusunika, ni ugufataho, ibi byose mubona mu nzira. Noneho rero muri ibyo bibi, muri iki kinyejana cyo turimo, ibyaha bikoreshwa intoki, ibyaha bikoreshwa amaguru, wagiyeyo ndabona kuvuga ngo impagarike yawe ukayikoresha icyaha. Ni gute rero? Nubwo biba byayobowe n'intekerezo, ariko icyo gihe ushinjwa icyaha, kuko ntabwo batabonye igitekerezo cyawe ngo bitegereze mu bwenge bwawe, ntabwo bamenye ko ugambiriye gukora ikibi. Ibyo rero babona, ibyo bigaragara inyuma, nuko biba byabaye icyaha. Mu gitabo cy'Ingoma za 2, Ingoma 2, handitswe mu gice cya 34 umurongo wa 25, haranditswe hatya hati, Ingoma 2 34 25, handitswe aya magambo akurikira. Reka dufatanye kuhasoma. 3:4-25, kubahageze haranditse ngo, kuko banyimuye bakosereza izindi mana imibavu, ngo ndakarishe ibyo bakoresha amaboko yabo byose, nicyo gitumye uburakari bwanjye bukongerezwa aha hantu ntibuzima. Ibi biravuze ngo imirimo abantu bakora bituma uburakari bw'Uwiteka bukongezwa. Mu gitabo hano muri Yuda hatubwira uburyo umukiranutsi w'Imana witwa Seti ngo yarebaga imirimo abantu bakora y'ibyaha, ibyo byarangiza ngo bikamubabaza. Noneho rero bantu b'Imana, ibi byose biriho bitwereka ko hari icyo dukwiriye guhindura. Isi igeze ahakomeye, ibyaha birakomeza gukorwa uko bukeye n'uko bwije, ariko abantu b'Imana bakwiriye kugira ukundi batekereza. Mu rwa 2 rwa Petero, igice cyaho ni icya 2 umurongo wa 4, kabariho mpera, kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima, ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokora Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure. Kandi ubwo yaciriweho iteka imidugudu y'Isodoma n'Igomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana,
ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko umukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Imirimo rero y'ubugome ibyara icyaha. Noneho kubw'iyo mpamvu rero icyaha mbere na mbere umuntu agikora ashyize mu bikorwa, bikozwe n'intoki ze, amaguru ye yagiyeyo, yasunitse, yajunguje umunwa, ibyo ni ibikorwa by'icyaha. Yarebaga imirimo ivuye muri byo, ukabona ko umurimo atari uwo gukiranuka. Reka mbabwire ko umurimo wo gusenya n'uwo kubaka ni imirimo ibiri itandukanye. Umurimo wo gusenya uragaragara, umurimo wo kubaka uragaragara, umurimo wo gutera uragaragara, umurimo wo kurandura nawe uragaragara. Ubwo ni ukuvuga ngo rero hari imirimo myiza yabera, hari n'imirimo mibi ibyara icyaha y'abakiranirwa. Ubwo inzira ya mbere rero ni ugukora. Inzira ya kabiri rero, umuntu akora icyaha avuze kuko amagambo yo si ibikorwa. Ururimi ntirutobora umuntu, gucira ku muntu birumvikana ubumuciyeho, ariko kandi kuvuga gusa nubwo babyita ngo ni igikorwa cyo kuvuga, ariko kuvuga gusa amagambo si igikorwa. Niyo mpamvu bavuga ngo ibikorwa biruta amagambo, nuko ibikorwa bigera hanini, ariko kandi n'amagambo nayo amagambo ubwayo nayo afite uburemere bw'iby'Imana izahera ko icira abantu urubanza. Mu gitabo cya Matayo 12 umurongo wa 37 haranditswe hatya hati, handitse ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Biravuze ngo amagambo tuvuga afite uruhare runini cyane mu kutugaragaza ko turi beza, afite uruhare runini cyane mu kutugaragaza ko turi abakristo, kandi amagambo yawe niyo akugaragaza kuri umupagani, kuri mubi, kudakwiriye kuba mu bantu. Iyo wumvisha hari abagize ibyago ukavuga ngo ngo bagize ibyago, aho ni hamwe. Ariko iyo bavuze ngo bagize ibyago, reka nabo babigire, ukumva ko uri mubi, urihimura, ntiwifuza icyiza ku bandi, ibyo ntabwo ari byiza. Amagambo rero hano hatubwiye ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Saho gusa Yuda igice cya mbere umurongo wa 16 haranditswe urwandiko Paulo yandikiye Yuda, haranditswe hatya hati, reka mbagire, Yuda imbata ya Kristo kandi mwene se wa Yakobo, mbandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, nkuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bibagirirwe muri mwe. Aya ni amagambo Yuda yanditse, ayandikira abakirisitu. Ku murongo noneho wa 16 haranditswe hatya hati, reka nsome, abo nabitotomba nababubura, nabagenda bakurikiza irari ryawo. Kwitotomba ni mu kanwa, nabyo ni bibi. Icya kabiri, kububura ni ukugaya ibyo ufite, nabyo ni bibi, ibyo bikorwa mu magambo. Bagenda bakurikiza irari ryawo, akanwa kabo kavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira Imana kubakuraho indamu. Aho ndashaka nahavuga ngo amagambo yabo atumbyemo agasuzuguro, amagambo atumbyemo agasuzuguro. Ushobora kugaragazwa n'isura, ariko hari igihe cy'umuntu avuze uko avuga bikagaragaza ko amagambo atari meza, adacengeye ku mutima. Noneho rero umuntu akora icyaha bivuze tubimenye, kuko mu gitabo cy'u Rwambere rw'Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 11 ho hadusobanurira neza uko kuvuga gufite uruhare runini cyane. Erega umuntu umubwira ijambo ryiza akanezerwa, amubwira ribi nabwo rikamugwa nabi. Kubw'ibyo rero bantu b'Imana, kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi, kandi gutukana, kwitotomba bigaragaza umuntu ko atari mwiza. Aha abantu baba bakora icyaha. Noneho Urwambere rw'Abikorinto rwa kabiri rw'Abikorinto Urwambere rw'Abikorinto 5:11 haranditswe hatya hati, Urwambere rw'Abikorinto 5:11 ubahageze kadufatanye gusoma. Haranditswe hati, ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi umeze atyo, ntimugasangire nawe. Ijambo rivuze ngo umuntu utukana, kagira utya n'urya, kagira utya n'urya, kagira utya n'urya, arakagira utya n'urya, arakabura ibi, arakarya ibi, ibyo byose ni ibitukanye.
ibyo byose ukarondora, mbese ni imivumo ubusuka ku muntu, ukamushyiraho ibitamuriho, ukamukuraho ibimuriho, ukamugerekera ijambo ryitwa gutukana. Ntibyemewe, gutukana ni icyaha. Rero umuntu akora icyaha avuze. Iyo uvuze ukora icyaha, niyo mpamvu amagambo yawe ukwiriye kuyitondera, ko twasomye ngo amagambo yawe niyo azagutsindisha, kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Gutukana ntibikabave mu kanwa. Ijambo riravuga ngo amagambo mabi y'intonganya ntakabave mu kanwa, ngo ahubwo uko bishobotse umutima ujye yacubya atararushya asohoka. Ngera ku ngingo yindi heruka ya gatatu, umuntu akora icyaha nanone atekereje. Ugatekereza ibibi, biri wagira gute, reka rakapfara kagira ate, ibyo byose by'ibitekerezo bibi, wamukurikirana wagira gute, ibyo ni ibitekerezo bibi. Mu bitekerezo bibi rero ijambo ry'Imana ntibyemera. Zaburi 66 umurongo wa 18 haranditswe hatya hati, Zaburi 66 umurongo wa 18 haranditswe hatya hati, reka dufatanye gusoma. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba nyumviye. Dawidi aravuze ati, iyaba nari mfite ibibi, iyaba nibwiraga ibibi, nari mfite ibitekerezo bibi, bad thoughts, ibitekerezo bibi bidakwiriye, by'umunyamujinya, by'umunyarwango, Uwiteka ntabwo yari kuzanyumvira. Ariko Uwiteka none aranyumviye, kuko ibyo nibwira ni byiza. Jya wibwira ibyiza, gitekereza ibyiza. Mu gitabo cy'Abikorera handitse ngo urukundo ngo rwihanganira byose, rubabarira byose, kandi nturukeka ikibi ku bantu. Jya mwiza mu bitekerezo, we kwera inyuma gusa, kuko aho inyuma tubona ni ubusabusa, ahubwo dukeneye imbere heza kandi ho mu mutima hakwiriye. Ku ngingo ya 4 ari nayo nsorezaho, umuntu akora icyaha nanone adasohoje inshingano. Udasohoje inshingano y'ibyo wategetse, ukabona ibyiza ukwiriye gukora ntubikore, bigapfa ureba. Sinaho gusa, ukabwirwa bimwe ukabwirwa bimwe, ibindi ntubikore. Nayo biravuga ngo nuko nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, muzahere ko muvuge muti turabagaragu b'imburamumaro. Bene data, ni iby'ukuri koko ko abantu bashobora gusohoza ibyiza bagakora iby'Imana yategetse, ni byiza. Ariko kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, ubwo ni za nshingano zo bagutegetse, uzavuga ngo uri umugaragu w'imburamumaro. Ubwo uri umugaragu w'imburamumaro kuko utibwiriza gukora ibyiza. Hari inshingano zimera ku muntu. Icya mbere, ubonye abawe ntubahahire. Icya kabiri, abawe utabitayeho. Icya gatatu, ndetse no ku nyamaswa, amatungo tugira mu ngo zacu, nayo kutahita hakicwa n'inzara agasonza ku bw'uburangazi, nabyo ni icyaha, kuko ubuhunga inshingano. Ibyo byose rero reka tukubwire ngo imibereho ya mwene muntu ikwiriye kugirwa n'inshingano. Iyo ubayaho ntusohoze inshingano ikuri imbere ngo uyikore, ugahunga inshingano zitandukanye muri ubuzima, yaba ari izo usabwa kuri bagenzi bawe, yaba ari usabwa mu murimo w'Imana, yaba ari usabwa mu muryango aho uvuka n'aho uba. Iyo zose iyo udasohoza inshingano ushinzwe, ubukoze icyaha ucuma imbere y'Imana. Ushobora kwibaza uti se naba nkoze icyaha gute? Ndakurangira ikintu kimwe. Muri ubuzima tubayemo mu gihugu naho tuye, ubonye umuntu agiye kwiyahura, ukabona umuntu afite imigambi mibi, cyangwa ukabona umuntu ari mu kaga, ntumutabare, kaga kakagwamo kandi wari ufite ubushobozi, icyo gihe urafatwa, bakubara ko wabigizemo uruhare kugira ngo uwo muntu agucike, uwo muntu apfe. Umuntu arwaye ntumujyane kwa muganga, amaraso akaba ari kuva ahuye n'impanuka, ukamuhagarara iruhande gusa uri kureba kugeza igihe cy'amaraso amuviramo agashiramo. Bagira nkubwire ngo bawirengagije inshingano, uri umunyabyaha kuko utatabaye kandi ufite amaboko. Noneho Dawidi niwe yigeze kubwira abari batuye Merozi ngo babafashe, ntibabafasha. Arangije ati havumwe Merozi ivumwe. Bitewe n'iki? Ntago bafatanije na Dawidi gutabara, ahubwo bahunga inshingano, bariyicarira. Mu gitabo noneho cya Yakobo 4 umurongo wa 17 haranditswe hatya hati, rwandiko Yakobo yanditse 4 umurongo wa 17. Reka dusomire isomo tugana ndetse no ku musozo. 4 umurongo wa 17 haranditswe hatya hati, nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ubwo wamenye gukora neza, ubw'ikizi cyo kibyara, ukaba utabikora, ibyo bintu ngo bikubera icyaha. Reka tukubwire ngo inshingano kubawe yikore.
reka tukubwire ngo ibyo uri kubona bikuri imbere byiza bishobora kuzanira haba umuryango wawe, haba ari ibwirizabutumwa, haba ari mu buzima busanzwe, bikazana ibyiza bikore, kuko uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha. Twareberaga hamwe ijambo ritubwira ngo kubera amaso inzira zo gukora icyaha. Inzira ya mbere tubera amaso ni uko umuntu amenya ko icyaha umuntu agikora binyuriye mu bikorwa, haba ari intoki zawe, ibyo twabonye amasomo, haba ari ibikorwa bisanzwe bibuzanwa n'amategeko y'Imana, ntukibe, ntukice, ntugasambane, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ukumva ko n'intoki zagiyemo, ibyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko umuntu akora icyaha avuze. Ijambo ry'Imana haba muri Yuda, haba no mu Rwambere rw'Abikorintho 5:11 hatubujije gutukana, tujye tuvuga amagambo meza yuzuye neza, kuko amagambo mabi aratandukanya, amagambo mabi akugira n'ay'ubu, amagambo mabi uyacumuriramo ukagaragara. Noneho reka buri wese amenye ko amagambo ye, Bibiliya tubwira ngo amagambo yawe niyo azagutsindisha kandi niyo azagutsindishiriza, na Matayo 12:37. Ingingo ya gatatu ni uko umuntu akora icyaha atekereje. Dawidi we yavuze ngo yaba naribwiraga ibyo gukiranuka Uwiteka ntabanyumviye. Zaburi 36:18. Jya wibwira ibyiza kugira ngo Uwiteka akumvire. Yesu ngo yarebaga mu mitima y'abantu nk'igitabo kibumbuye. Nawe jya wibwira ibyiza uvuge ngo Mana uranzi. Kukumenya rero ntago ari uko abantu bakuzi, ahubwo Imana ijya imenya n'ibyo utekereza mu mitima yawe. Kuko umuntu ashobora kugaragara imbere y'abantu, akicara imbere y'abantu, ariko ari ahandi bitekereza ibyiza, kugira ngo Imana yandike izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo cyabera, kuko mu mutima wawe hatarimo icyaha. Daniyeli niwe wavuze ngo, Daniyeli 10:26, ngo Uwiteka yohereje, reka nyareba aya magambo kugira ngo nyavuge kuri Daniyeli. Daniyeli igice cya 6 handitswe amagambo meza nifuza kugira ngo nsome. Daniyeli igice cya 6 haranditswe hatya hati 22 abandi ni 21. Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yawe ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Uyu ni Daniyeli ati, nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Imana rero yo ntireba ibyo wabikoreye, ntireba ibyo wavuze, ahubwo inareba n'ibiri mu mutima wawe, nabyo ikabibara nk'ibicumuro. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa Uwiteka ntabanyumviye. Zaburi 63:18. Rero cyanyuma umuntu akora icyaha iyo adasohoje inshingano. Yakobo 4:17 hati, nuko rero uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha. Imana turinde ibyo byaha, maze izo nzira tuzizibire, tubeho mu gukiranuka. Ubwo Kristo yatanze igitambo gikomeye ari cyo mubiri we, akatuvira amaraso, tuboneke mu mugabane wawe yacunguye, ntazabe yararuhiye ubusa, ahubwo tumaramaze tugendere mu kuri kw'ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.